Inkuru itangirana n'umwana mutoya bita Tabu iti Patati, ariko twe turamwita Tabu kugira ngo ibintu tubyoroshye. Inkuru itangira Tabu ajya muri banki ajya gusaba inguzanyo ya miliyoni 10. Banki manager acyumva ayo mafaranga uwo mwana yari marasaba kandi ari mutoya atujuje n'imyaka y'ubukure, aratungurwa cyane. Banki manager arangije abaza uwo mwana ati kuki ukeneye amafaranga menshi cyane gutya, ugiye kuyamaza iki? Umwana yahise atangira kubwira banki manager icyo agiye kuba yamaza amafaranga. Mbere yuko tugera aho ngaho, reka dusubire inyuma gatoya, dusubire ku mpamvu yatumye uwo mwana yisanga arimo arasaba inguzanyo ya miliyoni 10. Reka duhere mu mashuri yisumbuye y'uwo mwana bita Tabu. Uyu mwana yiga amashuri yisumbuye yakundaga gukina imikino yo kuri mashini bita video game, ariko akabikina biri online. Umunsi umwe uyu mwana avuye ku ishuri arimo arakina iyo mikino yo bita video game, aza kwakira message arimo arakina agezemo hagati, abona n'undi mukinnyi aramusaba ko yamugurisha intwaro. Ati nge nditeguye kuba nakwishyura ibihumbi 12 ariko ukangurisha intwaro. Tabu ntabwo yarabyizeye neza koko nimba uwo muhungu ari seriye cyangwa ari buze kuba yamuha ayo mafaranga, ariko nanone wa mwana bitaga Tabu kubera ko yari umuhanga cyane azi gukina agatsindira izo ntwaro, yaremeye cyane ati ndabyemeye ndazikugurisha. Akimara kwemera, wa muhungu wari ugiye kumugurira intwaro aramubwira ati numpe bank account yawe kohereza ayo mafaranga. Ariko Tabu nta bank account yari afite cyane ko yari akiri mutoya, ahubwo yakoresheje bank account ya onkere wiwe kubera ko we nta account yari ifite iri mu mazina yiwe, kubera ko we nta account yari afite yari iri mu mazina yiwe. Tabu arimo aratanga nimero ya account yari ibeshye, hanyuma amafaranga ajya kuri saving account ya onkere wiwe, cyane ko onkere we yarageze mu zabukuru, ariko n'ubundi ntibyamuciye intege kabone nubwo ayo mafaranga yarayoboye kuri account ya onkere wiwe. Yahise abona neza ko gaming online ishobora kuba yamuha amafaranga menshi cyane, atangira kubigira seriye, hanyuma akoreramo amafaranga meza cyane rwose agaragara atubutse. Yarabikoze, hanyuma aza kugeraho abona amafaranga ahagije ku buryo yari kwigurira transport, akagura imodoka nziza cyane yamufasha kuzagenda atembera. Ubwo ababyeyi be bamaraga kumenya ko umwana we amaze kubona amafaranga ahagije ku buryo yakigurira imodoka bikoresheje ababyeyi be, barababaye cyane. Batangiye gutekereza ko umwana wabo ashobora kuba asigaye akina urusimbi cyangwa se amafaranga akaba yayabonye mu nzira zidatunganye. Bagira ubwoba batangira kuba babwira umwana nabi. Tabu yagerageje gusobanurira ababyeyi be babwire ko amafaranga yabonye mu nzira nziza, ariko ababyeyi ntibabyumvishe, cyane ko nyina nawe yashakaga ko umwana we yita ku mashuri kuruta ibindi byose yagombaga kuba arimo arakora uwo mwanya. Gusa uyu muhungu Tabu ntiyitaye ku byo ababyeyi bari barimo baramubwira, ahubwo yakomeje kuba yakina business zo gukina video game online, akagurisha intwaro bakamuha amafaranga mu gihe cye cyose yigaga amashuri yisumbuye. Tai amaze kurangiza amashuri ye yisumbuye, yese ashaka kwiga university, hanyuma ya applyinga muri public university, muri university ya leta. Ariko kubw'amahirwe make ya Tabu, ntabwo university ya leta yamwakiriye, yaramurejectinze. Ababyeyi bamenye ko umwana university ya leta yamwangiye kuba yamwakira, barababaye cyane, batangiye kuba bamutonganya mubwe ngo impamvu bakwanze no kubera amanota makeya, ntiwigeze wiga cyane, ntiwigeze ukiraho umuhate, none reba ibikugwiriye, ubu ngubu urabigenza ute? Isi yari afite ikibazo cyane ko kwa applyinga muri university ziri prive cyangwa se zigenga byari bihenze cyane. Isi akabona ubuzima yari arimo no kuba yakishyurira umwana izo university zigenga bitari gushoboka cyane ko zari zihenze kuko bigaragarira amaso. Kuva ako kanya mu rugo byahise bitangira kuba intambara. Tabu akabona ababyeyi be se na nyina batangiye kuba batongana, bapfa ko amafaranga yabuze, bapfa ibibazo byinshi cyane ko bari bafite ubukene. Tabu amaze kubibona gutyo, yahise agenda areba kuri bank account yiwe arebe ko hari amafaranga yaba ariho. Gusa yitegereje neza abona amafaranga ariho ni make cyane, nta mafaranga yahagije yari afite. Abibonye gutyo, yahise afata umwanzuro wo gusubira muri ya mikino yiwe kugira ngo arebe neza ko yakongera kuba yabona amafaranga. Asubiye harebye asanga account yiwe barayiborotse, barayihagaritse kubera ko yayikoreshaga muri business, yayikoreshaga mu buryo bujyanye n'ubucuruzi kandi ntibyari byemewe. Tabu kubona situation yari iri iwabo n'uburyo byari bimeze, umutwe warashyushye, aratekereza ngo ngomba gushaka uburyo nkorera amafaranga.
nibwo yatekereje kugura CD akagenda azigurisha, hanyuma akagira ayo akuraho. Arangije yaragiye arazirangura, amaze kuzirangura azigejeje iwabo mu rugo asanga za CD yaguze zose nta n'imwe ikora, zose zarapfuye. Hanyuma arangije asubira ku iduka ryazimugurishije. Asubiyeyo baramwigarama baramubwira ati ntacyo twapanga, nta garanti twaguhaye, waje ugura ibintu nimba ari wabyishe cyangwa se ko byageze ntitushaka no kubyumva, tuvire mu maso. Tabu yasubiyeyo imbokoboko, agahinda karamwica. Tabu yahise asubira muri ka kamodoka kiwe yari yaratsindiye kera mu mikino yiwe ya online, arataha afite ibisede byapfuye adafite icyo yabimaza. Arimo aragenda ari mu nzira yaje guhura na se, ise nawe arimo arataha. Hanyuma aramubona arahagarara, ise amushyira mu modoka amuha lift batashye mu rugo. Batashye akagendo kari kameze nk'ari karekare mu kuntu. Hanyuma se atangira kuba yaganiriza umwana we amubwira ibijyanye n'isi, amubwira ati mwana wanjye rero wararangije warakuze, ibi bintu urimo ndabona utabizi. Ise arangije amuha amafaranga make aramubwira ati fata aya mafaranga uzajya kwiyandikisha mu ishuri rya university ariko ridahenze cyane kugira ngo tuzaze tubasha kuba twaryishyura. Umwana arangije asubiza se amafaranga ye, aramubwira ati wapita amafaranga yawe nkeneye. Gusa umwana yari umukene, nta mafaranga yari asigaranye. Hanyuma Tabu nta kindi yakoze, yahise afata muri ya mafaranga make nakubwiye yari afite kuri account yiwe, aragenda arayakoresha ariyandikisha, atangira kuba yakiga. Ariko atekereza n'ubundi buryo bushyashya yakuramo business, akiga akora business kugira ngo arebe ko iminsi yakicuma. Amaze igihe kinini wa mwana yiga, amaze nk'amezi 3-4 haje kuba expo mu ishuri ryabo. Habaye expo, ajya muri iyo expo, arangije abona imashini itonora ubunyobwa n'uburyo babutunganya, abona rwose biramushimisha, nariyeho yumva biraryoshye. Aravuga ati iyi mashini ngomba kuyigura cyane ko mfite igitekerezo cyo kuba natangira business, ingi ishobora kuba yamfasha. Nuko yabigenze, ya mashini yarayiguze ayijyana mu rugo. Akigeza mu rugo iwabo ababyeyi baba bakibona barababaye cyane, bamubwiye ibi ni ibicyuzanye. Hanyuma wa mwana arababeshya ati ntimugire ikibazo, ntabwo nayiguze, ntabwo izamara n'igihe kirekire, nayikodesheje 50,000, nimara kuba nayikoresha ibyo nyikoresha nzayisubizayo. Ariko yarababeshyaga, yari yayiguze. Tabu nta kindi yatekerezaga uburyo yariye ku bunyobwa bwakozwe n'iyo mashini akumva buraryoshye, akavuga ngo ngiye kuba nagerageza ndebe ko nanjye nabibyaza umusaruro. Nuko yatangiye kuba yatangira igitekerezo cya business. Hanyuma arangije yifatanya na onkere wiwe. Onkere we yari amaze iminsi myinshi akora business, yari abizi abisobanukiwe. Batangiye kuba bakorana na onkere wiwe bagakora nyine, gusa amafaranga babona ntabwo ari amafaranga menshi cyane. Hanyuma umunsi umwe Tabu ari kumwe n'umukobwa bakundanaga barimo ragenda batembera mu isoko, yarebye hirya yaje kubona abantu bari hafi ya sale nini cyane. Hafi ya sale nini cyane akajya abona hari abantu bahuzuye. Yitegereje arebye abona ni abantu barimo baragenda basaba inkunga, kandi inkunga bakazibaha ari benshi kubera ko aho hari sale hanyuraga abantu benshi cyane, hari urujya n'uruza rw'abantu. Ubwo Tabu yahise amenya neza ko business iri ahantu hari abantu benshi byange bikunde ntabwo igikunda kuba yabura abakiriya. Tabu yahise yegera abayobozi b'iyo sale, arangije arababwira ati mwamfasha byibuze nkajya ngurisha ubunyobwa bwanyu nkabugurishiriza hano ku marembo ya sale, nkabutereka ku ruhande. Maze kubiganiriza aba manager b'iyo sale baramwemerera, nta kibazo cyane ko ntacyo bidutwaye, baramwemerera. Ntibyatinze uwo mwana yahise atangira kuba yacururiza aho ngaho we na onkere wiwe. Babona ibintu bigenda neza, batangira kuba batekereza kuzana abandi bakozi bakaba benshi, ibyo bagurisha bikiyongera. Tabu arimo arakora business, arimo aricururiza hafi n'iyo sale. Umukobwa bakundanaga yaje kuba yanyuraho, ndetse amaze kuba yanyuraho aramureba aramutonganya cyane, aramubwira ati ikigaragara ntabwo witaye ku masomo, icyo witaho ni business cyane. Kuki utiga? Kuki udashyira imbaraga mu masomo? Urakeka ibi ngibi bizamara igihe kirekire? Iti ikintu gihari cyonyine cyagufasha kuba watera imbere ni ukwiga ugafokasinga. Gusa Tabu nanone ntiyabyitayeho, yaramwihoreye yikomereza akazi kiwe. Umukobwa ntibabyumvikanyeho, umukobwa yitahira n'umuhungu nawe yikomereza akazi kiwe koko. Hanyuma bukeye ku ishuri bahamagara Tabu, baramubwira ati ntabwo ukiza ku ishuri, ntabwo ukitabira ibikorwa byo ku ishuri, vuba ngaha rero turagusezerera, turakwirukana, turagusiba muri universite yacu. Tabu arababara, gusa atashye nimugoroba abiganiriza ababyeyi be,
gusa bikubitira nako ababyeyi be bari bafite ibibazo byinshi, financial problem, ibibazo byerekeranye n'amafaranga. Babwira umwana wabo ati mwana wacu rero hano dutuye muri Thailand tugiye kuba twasubira iwacu mu Bushinwa, cyane ko ibibazo hano birimo biraba ibibazo bashobora no kuduteza cyamunara, kandi dushaka kwangarira mu gihugu cy'amahanga tugiye kwisubirira iwacu. Tabo amaze kumva iby'ababyeyi be bari bamaze kuba bamubwira yarababaye cyane, ariko Tabo arebye uburyo arimo arubaka ubuzima hano muri Thailand, business yarimo iragenda neza, afata umwanzuro aravuga ati njyewe rero ntabwo turi bujyane mu Bushinwa, ati murijyana. Ababyeyi barabyumva bubaha icyemezo cy'umwana wabo. Umwana wabo arangije arabaherekeza bajya ku kibuga cy'indege, baratega barataha. Ariko Tabo mbere yuko bataha arimo arabahobera basezera, yabahaye isezerano ababwira ati mama nawe papa, ati nimugende mu Bushinwa ariko ndabaha isezerano, amadeni yanyu yose nzayishyura, kandi nzabagarura hano muri Thailand mumeze neza, mufite aho kuba, inzu yanyu byose mubifite mumeze neza. Ababyeyi be bamaze kujya mu Bushinwa bwarakeye, umwana asubira ku kazi nk'ibisanzwe hafi na sale yacururizagaho ubunyobwa. Gusa ageze kuri sale asanga abayobozi bafashe umwanzuro baramubwira ati ntizongera kuba wacururiza aha ngaha. Yari amakuru mabi yari yakiriye mu matwi yiwe muri icyo gitondo. Ibyo birangiye hashize nk'iminsi 3, Tabo ari kumwe na girlfriend we barimo barataha, bari mu modoka ya Tabo, barimo bararya ibiraha. Girlfriend we yari yamuzaniye, abiriye yumva ibiraha biraryoshye cyane, ahita agira igitekerezo gishyashya. Atekereza neza ko nta bantu benshi bacuruza ibiraha bari mu uwo mujyi wa Thailand, atekereza ko bishobora kuba inzira yindi yamufasha kubona amafaranga, cyane ko aho yabonaga amafaranga naho yakoreraga bari bamaze kuba bamwirukana. Tabo atashye bamaze gutandukana n'uwe mu girlfriend we, ageze mu rugo aganiriza oncle we igitekerezo yagize. Hanyuma barangije bafata ya mashini yakoraga ubunyobwa barayigurisha, bafata n'utundi dukoresho dukeya baratugurisha, hanyuma bafata amafaranga barayahuza bajya kugura ibintu bifashisha kugira ngo bakore ibiraha. Hanyuma bakoze icyambere barakirya bumva ntikiryoshye kuko nta experience bari bafitemo, nta bumenyi buhagije bw'uko bakora ibiraha bari bafite, n'igitekerezo gusa bari bafite, ariko nta bundi bumenyi bwisumbuye bari babifiteho ko babikora n'uko babitunganya. Barakomeje baragerageza bagakora bimwe bikanga, bakongera n'ibindi bikanga, barakomeza baragerageza kugira ibyo bari bafite bakoresha ibiraha byose birangiye, kandi mu by'ukuri bataramenya ibanga riri mu gukora ibyo biraha. Tabo yahise afata umwanzuro wo kugurisha computer yiwe na bimwe mu bikoresho bye yakoreshaga akina game, kugira ngo arebe ko yagura ibindi bikoresho bakareba ko bamenya gukora ibiraha neza. Oncle we mu kubona Tabo arimo aranyura mu bibazo nk'ibi ngibi, arimo aragurisha bimwe mu bikoresho byiwe, oncle we agira impuhwe, agira n'agahinda. Arangije abwira umwana Tabo ati byaba byiza ukurikiye ababyeyi bawe mu Bushinwa, cyane ko icyo mbona aha ngaha muri Thailand ibintu birimo birakomera, ntabwo ibintu birimo biragenda nk'uko twabipanze, ataho kugira ngo usebere ino inzara izakwicira ino, byaba byiza ukurikiye ababyeyi bawe mukigendera mu Bushinwa. Gusa Tabo we yari agifite umwuka wo gukora. Tabo yari afite imbaraga, yumvaga atava ku bintu ako kanya, yumvaga imbere ari heza cyane. Tabo ahita ahakanira oncle we, aramubwira ati oncle ntabwo byashoboka, reka tugerageze irindi rimwe turebe ko hari icyo byabyara, twe kuva ku ibintu bigitangira. Oncle arebye umuhate n'umutima yari afite kugira ngo akore yiteze imbere, amuhisizana aramubwira ati nzagufasha mwana wanjye, reka twongere tugerageze nta ribi. Igihe kimaze kuba cyacaho mu ijoro rimwe, Tabo avuye ku muhanda yaje asanga oncle we, cyane ko yarashaje, aryamye hasi yuzuye amaraso, ibintu bitameze neza. Oncle we yari yamanutse kuri escalier akubita umutwe hasi, ibintu ntibyagenda neza. Tabo yahise amufata aramwikorera amushyira mu modoka ye amujyana ku bitaro. Ari mu bitaro ategereje ko oncle we bamuvura, yari yababaye cyane ko oncle we niwe muntu wenyine wamufashaga muri business ziwe, bivuze ko yari asigaye ari wenyine, nta bufasha bundi yari afite aho ngaho hafi. Mu gihe oncle we yari ari mu bitaro, Tabo yahise ataha, hanyuma ajya kwiga uburyo bakora ibiraha neza. Ibikoresho yari abifite arakomeza arabigerageza kweri, bimwe bikanga, bikomeza kuba byakanga. Ibiraha bye byose yabikora nawe yabirya akumva ntibiryoshye koko, kandi ari we wabikoze. Yitegereje neza aza kubona ko n'ibikoresho yari yaguze bindi nabyo bigiye kuba byashira, hasigaye bike cyane, harasigaye ibintu bikeya. Hanyuma arangije afata ibyo bintu bike byari bisigaye arabihuza. Amaze kuba yabihuza
akora ibindi biraha bya nyuma, cyane ko aribyo bikoresho bya nyuma byari bisigaye. Abikoze abona neza ko yashyiragamo umunyu mwinshi n'urusenda rwinshi, arangije arabigabanya bigira neza. Birangiye yumva biraryoshye cyane, yumva bimeze neza bya hatari. Tabo ahita amenya neza ko ibanga ryo gukora ibiraha ari ukugabanya umunyu ukagabanya n'urusenda. Yahise atangira kuba yabikora. Onkere we avuye mu bitaro yahise aza bafatikanya bizinesi igenda neza. Babaze neza basanga basigaye bakorera miliyoni 1 ku mwaka. Tabo yahise akora imibare, ababyeyi be bari bafite amadeni ya banki angana na miliyoni 40. Tabo arebye neza abona neza ko kugira ngo yishyure amadeni y'iwabo byazamufata imyaka 40 kugira ngo amadeni y'iwabo aba yakavarinze. Byose byarangiye, cyane ko yinjizaga miliyoni ku mwaka. Ibyo ntibyarangiriye aho ngaho, banki yahise iza guteza inzu y'iwabo na Tabo. Tabo arimo aritahira, hageze nimugoroba yanyuze kuri hoteli imwe, ndetse kunyura kuri hoteli imwe yaje kuba yabona ishashi yari iri aho hafi, yari iriho ikimenyetso cy'iyo hoteli. Yitegereje neza abona ishashi, arangije atekereza neza, yibuka neza n'ibibazo yari afite, abona neza ko ashobora kuba yabona isoko muri iyo hoteli. Gusa yari hoteli ihenze cyane y'inyenyeri 5. Yahise agira igitekerezo gishyashya cyo kuzagenda akerekana ibikorwa byiwe, akabyerekana muri iyo hoteli, akareba ko iyo hoteli yamuha isoko. Bwarakeye afata inzira ajya ku iyo hoteli. Tabo yarinjiye, bamwereka aho arindirira manager kugira ngo aze baganire. Yicaye arindiriye, yabonye undi mugabo wari uraho wari uzanye ibindi bicuruzwa muri iyo hoteli. Abona uburyo uwo mugabo yari arimo arabyerekana abipresenta abayobozi b'iyo hoteli. Arangije yumva ni byiza rwose, nawe ahita ajya muri dushe ajya kwitoza uburyo ari buze ko yapresenta nawe ibikoresho byiwe ndetse n'ibiraha byiwe na product ziwe yakoraga. Tabo agezwe ngo yinjire, manager amubaza icyo ashaka. Umwana arangije aramusobanurira. Manager aramubwira ati nyereka ibyo biraha ukora n'uburyo ubipfunyikamo. Hanyuma umwana asohoye uburyo yapfunyikagamo ibyo biraha byiwe, manager ntiyigeze anamuvugisha. Yahise amubwira ati sohoka ugende, ibyo biraha byawe uburyo bipfunyitsemo nta nubwo byemerewe kuba byakinjira muri iyi hoteli. Hashize iminsi girlfriend wa Tabo yaje kuba yamusura, gusa yaje yababaye kuko yari yakiriye amakuru yumva neza ko Tabo bamuhamagaye bamwirukana muri college mu ishuri, atarakira umunyeshuri wo muri iryo shuri. Hanyuma azi yarakaye amubwira ati hariya honyine niho hari intsinzi yawe, none wavuye urakeka uzabaho ute? Turabona ibintu urimo ubizi. Tabo aramubwira ati ishuri ntabwo ari ryonyine ryagira umuntu umukire, ikintu cyose wagiyemo ugashyiramo imbaraga birangira kikugendekeye neza ndetse kikaguha amafaranga wifuza. Gusa girlfriend we ntiyabyumvaga, birangira banatandukaniye aho ngaho. So wakurikiyeho Tabo yahise agenda ku iduka ryari aho hafi rikora ibintu bijyanye na design. Arangije agenda abwira umuntu wakoraga muri iryo duka, aramubwira ngo ndashaka ko mukorera design, hanyuma mugashaka utuntu uzajya mpakiramo ibiraha byanjye, hanyuma n'izina ry'ibiraha ntibyitwe ibiraha, cyane ko muri hoteli babyanze ngo nta biraha bicururizwa muri hoteli, mubihindurire izina, mushakire izina ryiza. Hanyuma umugabo wakoraga aho muri iyo design aramubwira ati ibiraha kuba byitwa ibiraha nibyo bikurura abakiriya, kuko abantu bakunda ibiraha. Nuhindura izina abantu ntibazamenya ibyo ari byo, bazagira ngo ni ibinyamahanga bange kubigura. Hanyuma arangije aramubwira ati icyo ndibuze kuba nagukorera, ndagushakira ubundi buryo bushyashya bw'uburyo wazajya upfunyika ibyo biraha byawe, ariko izina ryo rirakomeza kuba ryaba ibiraha, nibyo numva byiza. Hanyuma birangije babikora gutyo. Umunsi wakurikiyeho Tabo yahise afata bya biraha byiwe yabipfunyitse muri envelope nshyashya bimeze neza, gusa izina ryarinda ari ibiraha. Asubira muri ya hoteli y'inyenyeri 5. Manager wabo aramubwira ati genda wicaye hariya urindire. Gusa manager yamwimye umwanya, yicaye aho ngaho umunsi wose. Manager atari uko yamuburiye umwanya wo ko bahura, ahubwo manager yumvaga product z'uwo mwana cyangwa se ibintu arimo arazana ngo bagurishe muri hoteli y'inyenyeri 5 biciriritse. Tabo yahise arambirwa kumara umunsi wose manager yanze kumuha umwanya. Afata bya biraha arasohoka abisigira umusekirite, arigendera yarakaye cyane ko bari bamusuzuguye. Tabo arangije yahise ajya kuri arete yari iraho hafi ategereje ko bisiza ikamucyura. Arangije ahamagara nyina aramubwira ati mama mbabarire cyane, isezerano nabahaye ndabona kuryuzuza byananiye. Vuba ahangaha ndibuze kuba nabasanga mu Bushinwa, ibyahanga muri Thailand byo byanze, aho natetse imitwe hose byanze kabisa. Ejo bundi muzabona mbagezeho, mumbabarire
ntako ntagerageje, arangije arakupa. Bya biraha Tabu yasize wa musekirite yari inshuti n'abakozi bo mu iyo hoteli, arangije aragenda mu hoteli bose arabibasaranganya, agenda abaha udupaki. Babiriye bumva biraryoshye, hanyuma bumvisha biryoshye, hanyuma manager wabo nawe araza abona agapaki kamwe kari gasigaye konyine, aragafata. Amaze kuba yagafata aravuga, ariko se n'umwana wirirwa ahangaha, ubundi wamugane reka ngerageze ibi bintu bye azazana numve ko bifite injyana. Manager biriye yumva biraryoshye, yumva bimeze neza. Ibyatinze yahise ahamagara wa mwana Tabu, aramuhamagara ngo aze baganire neza cyane ko yari amaze kumva icyanga cy'ibiraha bikorwa na Tabu. Tabu bahise bamuhamagaza aza guhura n'abayobozi bakuriye iyo hoteli. Barangije baramubwira ati, Tabu, ibintu byawe rero turi bubyemere, ariko kuba twabyemera nuko twumvise bimeze neza, ariko turabyemera kuri kondisiyo imwe. Ugomba kuzuduha udupaki 70,000 ku munsi, kandi buri branch yacu yose ukayiha udupaki 70 ku munsi. Dufite branch 15 mu iki gihugu. Iyo niyo kondisiyo tugomba kuguha. Ikindi, uruganda rukorerwamo ibyo biraha byawe rugomba kuba ruri kuri standard cyangwa se ruri ku rwego rwa hoteli y'inyenyeri 5. Tabu yahise yemera izo kondisiyo bari bamuhaye, kabone nubwo atarazi uburyo ari buze ko yabikora kugira ngo yuzuze izo kondisiyo n'ayo masezerano yaragiranye n'iyo hoteli y'inyenyeri 5. Ahangaha inkuru ihita idusubiza aho twatangiriye inkuru. Tabu yahitaga ajya muri banki akajya gusaba inguzanyo y'amamiliyoni menshi, aribwo bamwimye iyo nguzanyo kubera ko yari umwana mutoya ufite imyaka 19 gusa. Tabu nta kindi yahise akora, yahise agenda agurisha ya modoka yiwe mu iduka rya se yakoreshagamo nk'ahari garage, naryo ararigurisha. Agurisha n'indi mitungo se yari yarasize aho mu Buyapani, ajya kubaka uruganda azajya akoreramo ibiraha. Umunsi umwe Tabu ari muri gare agiye gutega bisi, yaje kubona umukobwa bakundanaga ari kumwe n'undi musore. Uwo mukobwa aramusuzugura cyane ntiyanamusuhuza. Afata uwo musore wundi barimo barakundana, barigendera baciye Tabu amazi ndetse banamusuzuguye cyane. Tabu yarababaye cyane, yababajwe nuko uno mukobwa yamwanze kandi ibintu bigeze ku musozo, kandi Tabu yarabonaga ubuzima bugiye kugenda neza, yifuzaga byibuze ko baryoherwa n'ubuzima we nawe, ariko umukobwa we yarirukanse cyane, ntigeze aha Tabu umwanya ngo yumve ibitekerezo byiwe. Gusa Tabu ntabwo yigeze ava ku bindi, yarakomeje arahangana cyane. Tabu yarakomeje koko, rwa ruganda yavugaga rukora ibiraha yahise arukora. Aho akorera ibiraha agomba kuba hameze neza, arahatunganya. Maze kuba yahatunganya, ya hoteli y'inyenyeri 5 yaje kuba yasura aho Tabu azajya akorera ibyo biraha kugira ngo bamenye neza kuko ibyo bamubwiye yarabyubahirije, yarabigendeyeho. Tabu ubuyobozi bwa hoteli y'inyenyeri 5 bwaje kuba bwasura aho akorera. Burebye neza bubona nubwo yagerageje ibishoboka byose, ariko n'ubundi ntabwo uruganda rwari rugiye gukora ibyo biraha bujuje neza ibisabwa na hoteli y'inyenyeri 5. Kugira barangije barabifotora, barangije baramubwira ati, reka tugende tubyabyigeho nk'akanama kacu, tuzaguha igisubizo nyuma. Tabu asigara akomeza kugerageza gukosora utuntu bari banenzemo, akaza agenda aboherereza amafoto. Hanyuma umunsi wakurikiyeho, haciyeho nk'ibyumweru 3-4, Tabu ameze nkaho yihebye, ariko ataraba ku bintu, akomeza agerageza ahindura ibyo bamubwiye ngo ahindure. Yaje kuba yabona email. Amaze kuba yabona email yarayiprintinze, gusa printer ye ntabwo yakoraga neza. Arasohoka ajya ku zuba, ayirebera hejuru, ashyira hejuru ku zuba akajya asoma. Arangije abonamwe amagambo ati, byemewe rwose ubu ngubu icyumweru gitaha ku wa mbere ugomba gutangira kuba wasapurayinga, tuguha ibyumweru 2 tutangire kuba waduha ibyo biraha nk'uko twabyumvikanye. Umwana amarira yazenze mu maso, abura icyo avuga, mbega nyine araturikararira. Tabu yahise agenda ahobera onkere wiwe wabanye nawe igihe cyose, utarigeza umuca intege. Yamuhaga umurava akamubwira ati, dukore cyane birakunda. Ahamagara iwabo arababwira ati, ndi vuba ahangaha rwose ngiye kwishyura amadeni yanyu, mugaruke hano muri Thailand ubuzima bugende neza. Mu myaka 2 yakurikiyeho, Tabu yabashije kuba yakishyura amadeni y'iwabo yose, hanyuma arangije agarura iwabo muri Thailand kuko yari yabibasezeranyije. Ubu tuvugana Tabu afite abakozi 2,500. Arimo arakorana na ya hoteli y'inyenyeri 5 saho gusa. Yabonye n'andi masoko menshi cyane ko ibyo biraha byiwe byari biryoshye, byari bifite umwimerere wakataraboneka.
ubu kuri ubu Tabu afite imyaka 26, afite miliyoni 32 z'amadolari, akabakaba muri miliyari 32 mu manyarwanda. Uko niko inkuru yacu yarangiye ya Tabu. Moral of the story: icyo wakigira mu iyi nkuru nta kindi, ntuzigere na rimwe ucira imanza ikintu utaragifungura ngo urebe icyo kintu icyo ari cyo, umenye neza icyo ari cyo. Ikintu gipfunyitse ikintu ntuzacyiteho, aribyo bavuga ngo uzange gusoma igitabo kubera kava yacyo, uzagifungura urebe ibirimo imbere. Icyo wakigira mu iyi nkuru, kuko Tabu yajyanye ibiraha bipfunyitse nabi bakanga kuba babireba kandi ibiraha bimeze neza, nawe ntuzigire na rimwe usuzugura umuntu ngo nuko yambaye nabi cyangwa se ngo nuko agaragara nabi imbere y'amaso yawe, utaramenya neza icyo uwo muntu yashobora kuba yakora. Kandi ntuzasuzugure ibintu ngo biraciriritse, ntuzasuzugure ikintu uzi neza gukora ngo kiraciriritse, cyane ko usanga icyo kintu wita ko giciriritse hari ahantu wakijyana kikaba icy'umumaro cyane. Uzamenye neza aho kugurishiriza ibintu byawe, kandi ntugacike intege, ntukave ku bintu. Umuntu ntaguca intege, uzamureka agende, umuhe rugari, umubwire ati sawa, mbira mu buzima ntacyo, nikomereza ibyanjye, tuzahurira imbere, inzira zose zigera i Roma. Mwakoze cyane kunkurikirana. Mwumvaga nari Oliver Regara n'ijya gutegurira nkanakugezaho. Tubonane mu zindi nkuru nk'izi ngizi. Ciao ciao.